Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, amahoro y'Imana abane namwe. Tubahaye ikaze kuri Aidarke, wowe ukurikirana ibiganiro umunsi ku wundi cyangwa se isaha ku yindi, ibiganiro bica kuri Aidarke, tukwifurije amahoro. Uyu munsi rero, uyu muhungu wacu muramuzi yitwa Nyaxo, ni iryo zina rye, ni umukomediyani, ni umunyarwenya, akaba agiye gukurikiranwa na RIB ku kibazo kijyanye no gupfobya, twakwita ko ari ugupfobya nubwo icyaha kitaramuhama, agiye kubanza gukurikiranwa. Ariko inshuti z'u Rwanda, namwe banyarwanda, banyarwandakazi, iki gihe turimo ni igihe gikomeye, ntabwo ari igihe cyo kuzana urwenya, cyo kuzana ibintu bisetsa abantu cyangwa se ibintu bisakuriza abantu. Iki ni igihe cyo kwibuka abanyarwanda bazize uko bavutse, bazize uko Imana yabaremye. Iki ni igihe cyo guha agaciro abanyarwanda bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo ari igihe cyo kuzana ibintu by'urwenya mu bantu, ko abantu barakomeretse, abantu barahangayitse muri kiriya gihe rwose tutifuza ko cyazagaruka. Uyu munyarwenya rero, nyuma yo kugaragara igihe kinini cyane ari kuri TikTok avuga amagambo menshi, nibwo yabonye ko yakosheje, arangije yandika ibaruwa ngiye kubasomera ivuga ngo: muraho neza, aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwari munkurikiye kuri live nakoze iri joro ryo kuwa gatanu tariki 11 z'ukwezi kwa kane 2025 saa 3 za nijoro kuri TikTok, aho njye na bagenzi banjye twari kumwe turi kuvuga ibitajyanye n'ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa aba social influencers gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya Jenoside. Murakoze. Kanyabugande Olivier cyangwa se Nyaxo. Iyi ni inyandiko Kanyabugande Olivier yiyandikiye, niyo mpamvu nyishyizeho kugira ngo ababasha kuyisoma muyisomere. Ni inyandiko Kanyabugande Olivier yashyizeho, ariko yayishyizeho nyuma yo gukora amakosa. Wenda birashoboka ko yamaze kuva live, abantu bakamubwira ati nyabuneka wakoze ibintu bidakorwa, saba imbabazi. Niko mbitekereza, sinari ndi kumwe nabo, ariko nimba umuntu yari ari live abantu bakajya bamubwira ati ibyo biganiro murimo ntabwo bihura, bashobora kuba bari kuvuga wenda ibiganiro by'ibishegu cyangwa se amagambo yo kwisekereza, bari kwibyinira, bari kuririmba, nyine bari kuvuga ibintu bitajyanye. Mwumva nimba abantu bavugaga bati nyamuneka ibyo bintu ntibijyanye, birumvikana ko ari ibintu bitari byoroshye, ari ibintu byari bikomeye bari barimo bavuga. Rero nyuma yo kumara amasaha arenga 2 kuri TikTok, bamwe bari kuvuga ko ari 5, urumva nimba abantu bahereye saa 3 bakageza hafi saa 7, mwumva bari bakabije. Abantu bakuru bababwiraga bati nyabuneka ibyo bintu murimo ntago ari byo, Nyaxo rero cyangwa se Kanyabugande Olivier nibwo yafashe gahunda, aravuga ati reka nandike ku rukuta rwanjye, nandike nsaba imbabazi. Nibwo yanditse aya magambo mureba, avuga ati aka kanya nje hano gusaba imbabazi abantu mwese mwe munkurikiranye kuri live nakoze iri joro.
itariki 11 z'ukwa kane saa 3 z'ijoro kuri TikTok. Mwumva yatangiye saa 3 z'ijoro nibwo yari ari kumwe na bagenzi be bari bari kuvugana kuri TikTok live. Muri ibi bihe turimo byo kwibuka, ariko ibiganiro ngo bari barimo yavuze ko bitari bijyanye n'ibihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Akomeza abwira abanyarwanda aravuga ati nsabye imbabazi abanyarwanda mwese muri rusange, cyane cyane abo byakomerekeje. Ndashishikariza kandi urubyiruko n'ibyamamare cyangwa aba social influencers gukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mwese neza kugira ngo duhashye abapfobya Jenoside. Murakoze. Ntabwo ari ibintu byoroshye kuba umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu Nyakisho. Muramuzi ko ari umuntu uzwi cyane, ndetse hari abantu benshi bakunda urwenya rwa Nyakisho. Kubona umuntu nk'uyu nguyu uzwi cyane ku kintu kijyanye n'urwenya, cyangwa se uzwi n'urubyiruko cyane cyane, akurikiranwa n'abantu benshi yaba kuri TikTok, ntabwo ari ibintu byoroshye kumva yafata umwanya we akajya kuri TikTok live, akajya mu biganiro bitajyanye n'igihe turimo. Kandi ni umuntu mukuru, ibi bihe arabizi uko bimeze. Ubundi igihe cy'icyunamo, igihe cyo kunamira inzirakarengane zishwe mu 1994, ntago ari igihe cyo kubyina, ntago ari igihe cyo gutebya, ntago ari igihe cyo kuganira ibiganiro byo gusetsa. Oya, ni igihe cyo kunamira inzirakarengane z'Abatutsi zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igihe cyo kubabarana n'abakomeretse, ni igihe cyo kwibuka ndetse tukazirikana ndetse tugaha n'agaciro abantu bishwe. Nk'uko Murangira yavuze ikintu gikomeye, aravuga ati aba social influencers, abantu mwese mufite platform akomeye, muzi ko mukurikirwa n'abantu benshi, mukwiye gushyiraho umwanya wo kubwira abantu babakurikira, mukabasobanurira Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ndetse mukabafasha guhashya ingengabitekerezo ya Jenoside. Mukwiye kuba aba mbere mu kurwanya. Niko Murangira Bitseri yavuze, abwira abo ba Debeni, abwira abo murabizi ko hari abantu bafite za YouTube channel zikurikirwa n'abantu barenga miliyoni, abwira abo ba Israel Mbonyi, ba Bruce Melody, aravuga ati nimba muri abahanzi ntago mukwiye. Murangira rero yarakomeje avuga ati ntago mukwiye kwenjoyinga umutekano igihugu cyagezeho gutyo gusa, mwebwe nimugire icyo mukora. Mukwiye namwe kugira ukuntu mushyiramo imbaraga zanyu kugira ngo igihugu gikomeze kugira ubusugire bwacyo. Ubwo rero nibyo babivugaga, nibwo byo Murangira Bitseri yabwiraga abantu b'ibyamamare nka Nyakisho. Wowe muri icyo gihe wari uri kuri TikTok, wakagombye kuba wari uri kubwira urubyiruko amateka wenda ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ukabakangurira kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, ukabakangurira ku uburyo bakwiye kwitwara mu gihe nk'iki ngiki. Ntago yari umwanya w'urwenya, oya, ntabwo ari umwanya w'urwenya. Niyo mpamvu rero umuvugizi yagize icyo avuga kuri Nyakisho, avuga ko bagiye kumanza gukora investigation, bakareba ibyo yakoze nyine n'ibyo bari bari kuvuga, noneho hakaza kugira ingamba zifatwa nyuma yo kumenya ibyo Nyakisho yari ari gukora. Ubumva baraperereza bamenye ise Nyakisho icyo gihe yari ari kuvuga ibiki, ese bari mu biki,
bamenye ese yabikoraga abishaka, ese yari ari gupfobya, ese mbese bamanze bamenye ibyo Nyakisoni yari arimo, kugira ngo batangaze ibihano cyangwa se ibigomba gukorwa kuri Nyakisoni ku byo yakoze. Bantu b'Imana rero mukomeze kugubwa neza kandi dukomeze kwibuka twiyubaka, mukomere, ndabakunda cyane, mugubwe neza cyane.